imiyoborere myiza yagerwaho abaturage badatanga amakuru? Ese imiyoborere myiza yagerwaho abayobozi badatanga amakuru? Ejo twavuze kugira uruhare. Reka nongere nkuramutse rero we mukunzi wa Bwiza TV, wowe ubana natwe iminsi yose, ugahorana natwe ndetse ukaba ufite buri gihe ubushake bwo kumva ibiganiro byacu ndetse no kubikunda. Iki ni cya kiganiro itangazamakuru n'imiyoborere myiza. Ese imiyoborere myiza yabaho nta tangazamakuru rihari? Ese umuyobozi yabasha kugera ku nshingano ze nta tangazamakuru ribimufashijemo? Ese itangazamakuru ubwaryo ryabasha gutangaza amakuru ridafashijwemo n'ubuyobozi? Ni ibintu rero tuzagenda tuganiraho tuvuga ngo media and good governance. Imiyoborere myiza ishobora kugerwaho itangazamakuru ridakora? Imiyoborere myiza yagerwaho abaturage badatanga amakuru? Ese imiyoborere myiza yagerwaho abayobozi badatanga amakuru? Ejo twavuze kugira uruhare, uburyo abantu bashobora kugira participation hagati ya tugakora participation mu kubaka igihugu ndetse no mu kubaka imiyoborere myiza. Uyu munsi none tugiye kuvuga noneho ku burenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu ni kimwe mu bigize imiyoborere myiza, cyangwa se uburenganzira bwanjye, uburenganzira bw'abaturage, uburenganzira bwawe. Bivuze ngo uburenganzira bwa, nivuga uburenganzira bwumve ko ni bwa burenganzira bumirwa n'amategeko. Ntago bivuze ko uzagenda ngo ugire ibyo umena, ugire ibyo wangiza, cyangwa se ukora amakosa ntuhanwe n'amategeko. Ni bwa burenganzira umunyagihugu wese yemerwa n'amategeko, kuba wagira ijambo kubikugenerwa, kuba wagira ijambo mu gukora imirimo ikubeshejeho no kubaka igihugu cyawe. Ibyo n'uburenganzira bwawe, kuko nta muntu wakubwira ngo sohoka mu gihugu cyawe ujye kuba impunzi kandi igihugu warakivukiyemo. Nubango nta n'umuntu wakubwira ngo ntiwemere gutunga pasiporo, urugero pasiporo cyangwa by'abajya mu mahanga, cyangwa se kugira irangamuntu ID, kuko n'uburenganzira bwawe ntawe ukwiye kubikuvutsa. Tugeze kuri cya kindi, nta muntu umwe ntago umuyobozi ashobora kuza kubwira ngo ntiwemere gutura mu murenge uyu kandi itegeko rifite uko ribiteganya. Itegeko riteganya ko umunyarwanda wese yemerewe gutura aho ashaka. Bivuze ngo wemerewe kuba aho ushaka, icy'ingenzi ni ukubahiriza amategeko n'amabwiriza by'aho ngaho uri, byo mu murenge urimo. Niba uyu munsi wenda none tuvuga urugero natanga nko muri iki gihe cya coronavirus, abantu hari turere hari imirenge imwe, hari n'uturere tumwe twashyizwe muri lockdown by'umwihariko. Harimo akarere ka Rusizi kashyizwe kakiri n'ubungubu muri lockdown, kakiri mu kato, twe twita kato, aho bavuga bati nta muntu wemerewe kuva i Rusizi. Bivuze ngo niba uri umunyarusizi ukaba lockdown yaragusanzemo ntiwemerewe kuvayo. Bivuze ngo urubahiriza uburenganzira bwa burubahirizwa, ariko nawe ubahiriza amabwiriza n'amategeko biba byashyizweho kugira ngo nawe udahungabanya uburenganzira bwa muntu cyangwa se bw'undi muntu. Bivuze ngo uburenganzira bwawe ntibukwiye guhungabanya uburenganzira bwanjye, ubwanjye ntibukwiye guhungabanya uburenganzira bwawe. Ariho handi hagenda ngo umutekano wanjye n'uwawe, cyangwa se igihe numva ko nkeneye kugira amahoro ndayabanza nanye nyagushye. So birahera kuri jewe. Ariko noneho mu ihame ya UNESCO cyangwa se mu nyandiko ya UNESCO yo muri 2005 ivuga ko itangazamakuru tuvuga ku itangazamakuru n'imiyoborere myiza, itangazamakuru na good governance, media and good governance. Nubango ibo bavuga ko mu ihame ry'uburenganzira bwa muntu ngo rivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bw'ibanze bwihariye butanavogerwa. Nubango nta ukwiye kuvogerwa ubwo burenganzira bw'abantu cyangwa se bwa mugenzi wawe. Kuba ubwo burenganzira buhari nibwo buryo butuma ni nabyo binahesha abaturage kugira demokarasi, kuko urumva ubuzi ubwo burenganzira bwawe buryo burenganzira bwa muntu nyine uko ubayeho nta kiguhungabanya, ubayeho mu buryo amategeko, mu by'amategeko akwemerera, ntawe ushobora kuguhohotera, ntawe ushobora kuzanga gukubita uko yiboneye, ntawe ushobora kuvuga ngo hari ibyo twita ibyaha cyangwa se ibyo amategeko ajyaho kugira ngo arwanye ibyo byaha. Ntago bikwiye kugukorerwa, aho ukwiye kubaho wisanzuye mu gihugu cyawe, utanga amakuru mu buryo wisanzuyemo. Ngo iki kintu cy'itangazamakuru, itangazamakuru ni kimwe mu nkingi n'ubu burenganzira bwa muntu, ni bimwe mu nkingi zibanze mu bihugu bifite demokarasi. Nuvuga ngo igihugu gifite demokarasi bivuze ko n'umuntu hagira uburenganzira bwe burubahirizwa. Ngira ngo mujya mubona za raporo zisohoka zikabanga iki gihugu kiri ku mwanya mubi
mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu iki n'iki. Izo raporo ziba zigendeye kuki, abantu baho gute, abantu barabasha kuba access gute ku makuru, abantu barabasha gutambuka gute ninjoro mu mitekano bimeze bite, abantu barabasha kuhaha ibyo kurya, abantu se barabasha kuvuga bisanzwe. So ibyo byose ni ibintu biza mu burenganzira bwa muntu, kuko ngo iri hame kubaho umuntu afite uburenganzira ni kimwe mu bintu bigaragaza inkingi za demokarasi, ni kimwe mu nkingi za demokarasi. Kuko ntiwabwira abantu ngo nacyo kintu turi kuvuga ngo itangazamakuru n'imiyoborere myiza. Ntuzabwira umuntu ngo afite uburenganzira cyangwa se afite imiyoborere myiza itangazamakuru ridakora. Irya tangazamakuru naryo rigira uruhare mu kubaka bwa burenganzira bw'abantu cyangwa se uburenganzira bwa societe, uburenganzira bw'umuntu. Bivuze ngo ni cyagiye tujya kubona, dufate urugero tujye nko muri ibintu by'uburenganzira bwa muntu, ariho hazamo ubutabera, hakazamo za nkuru mujya mubona itangazamakuru rikora. Itangazamakuru rigakora inkuru zivuga ngo hano hari umuturage warenganye, wenda wagomba kwishyurwa amafaranga yiwe y'ibintu bye byangijwe, ntago arayishyurwa. Itangazamakuru rigatangaza iyo nkuru, ahanini ritangaza rigamije kugira ngo rikore ubuvugizi wa muturage nawe bwa buyobozi niba bwaranabyibagiwe cyangwa se butarabikora, bubashe kugira icyo bukora kugira ngo wa muturage ave muri ayo maje cyangwa se ave muri ibyo bibazo yashyizwemo no kuba hari imitungo yangijwe itarishyurwa. Urundi rugero ni handi uzabona ngo umuturage yakubiswe n'umuyobozi, aratabaza ko umuyobozi w'umudugudu cyangwa se umuyobozi w'akagari, badaka nkoresha urwo rugero, yakubise umuturage. Itangazamakuru ntibivuga kugira ngo rishyirire, ntago ribivuga ku mpamvu zo gushyira umuyobozi ku gasozi, hoya, ribivuga kuko impamvu zo guharanira uburenganzira bw'abantu, uburenganzira bw'abaturage, kugira ngo wa muturage niba hari, kuko urumva hari ubuyobozi butangira hasi, yakubiswe n'umuyobozi hasi, ariko wa muyobozi hasi afite undi muyobozi umukuriye ubasha kumenya ngo wa muyobozi yakoze ibiki, wa muyobozi uri hasi yakoze iki. Abaturage bivuye hasi kwa kwegereza ubuyobozi abaturage, ya good governance bihagaze biti. Itangazamakuru rigatangaza iyo nkuru mu rwego rwo kugira ngo rigaragaze, rinahwiture abo bayobozi babashe kubahiriza uburenganzira bw'abo baturage nk'uko bisabwa, nk'uko biteganywa. Kuko ntuzabwira umuntu imiyoborere myiza atari kubona ubwo burenganzira bwa muntu. Ntuzabwira umuntu imiyoborere myiza igihe wowe wamuhohoteye. Ntuzabwira umuntu imiyoborere myiza igihe nta butabera afite. Niyo mpamvu tuvuga ngo media and good governance, itangazamakuru n'imiyoborere myiza ni ikintu cy'ingenzi kandi ni ibintu byuzuzanya. Ni nkuko wavuga ngo ese ufite tuvuga urugero, ufite imodoka ariko ntufite kontaki. Udafite kontaki, udafite urufunguzo, ntushobora kugera ku rugendo rwawe wiyemeje kugeraho. Kuri iki kintu twavuga kijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyangwa se uburenganzira bw'abaturage, impamvu y'iki kiganiro kigamije kwigisha abantu iyo bavuze good governance bumva iki. Ese koko iyo good governance ishobora kugerwaho wowe utabigizemo uruhare? Bivuze ngo niba tuvuze uburenganzira bwa muntu, urubahiriza ubwanjye nubahiriza ubwawe. Nawe muyobozi ushinzwe gushyira mu bikorwa izi politike cyangwa se izi policy ziba zaragenwe kugira ngo zifashe abaturage, ese wowe koko urabikora neza mu buryo bwubahirije uburenganzira bwa muntu? Ariho hano avuga ngo muri ibi bintu muri uburenganzira bwa muntu, ngo itangazamakuru rigomba kuba rikora nyine ryisanzuye kandi nyine mu buryo bwagutse, mu buryo bwo kongera ubukangurambaga, nyine rigafasha abaturage, rigafasha n'inzego z'ubuyobozi mu gukora ubukangurambaga mu baturage ku burenganzira bwabo, kandi rikaba isoko y'amakuru yizewe hashingiwe ku miryango itegamiye kuri leta. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru muri iki kintu cya good governance, tugiye muri ibi by'uburenganzira bwa muntu, rikwiye kubaho rikora ubukangurambaga, rigafasha. Ubwo nicyo bita civic education, uburere mboneragihugu, kwigisha abaturage uburyo bwo kumenya uburenganzira bwabo, uburyo bakwiye kubuharanira, uburyo bakwiye kubugeraho, uburyo bakwiye kubuha n'abandi, kuko ntuzabwiha wenyine undi atabufite. Ntuzagira umutekano uwo muturanye atawufite. Bivuze ngo ntuzagira imibereho myiza mugenzi wawe atayifite. Rero itangazamakuru rigira uruhare rwo gutanga amakuru mu buryo bw'ubukangurambaga, rikayatanga mu baturage mu buryo bwo kubereka uburenganzira bwabo no kubereka uburyo bashobora kubugeraho. Ni nk'ibi nyine ndi gukora, kukwereka uburyo itangazamakuru ari ingenzi mu miyoborere myiza. Igihe uzavuga ngo ufite imiyoborere myiza utatanga amakuru, udahabwa amakuru, bizaba bigoye cyane, kuko n'iryo hame rizubahirizwa ari uko ufite amakuru kuri ryo. Ni ukuvuga ngo hari slogan njya nkunda kumva ivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru.
bishatse kuvuga iki? Bivuze ngo amakuru ni ki, ni urufunguzo rw'ibikorwa byose wakora. Ntuzamenya aho ifumbire nziza iri udafite amakuru kuri yo. Ntuzamenya ko ukwiye kurinda umutekano cyangwa hari ibyo ukwiye kwirinda udafite amakuru. Ntuzamenya ko hari itegeko rikurengera riguha uburenganzira ku butaka cyangwa riguha uburenganzira ku miyoborere no kuba wabasha kugira ibyo umenya ku buyobozi udafite amakuru. Hano bakavuga ko itangazamakuru rigomba kubikora hashingiwe nyine rifatanyije n'iyi miryango itegamiye kuri leta, kuko ngo bashobora gukora kugira ngo bahoshe ibibazo, bahoshe nyine bimwe mu bibazo. Nuvuga ngo igihe hari ibibazo itangazamakuru ribasha gukora ikagaragaza hano hari ibibazo, iyo miryango ya leta nayo societe civile, kuko itangazamakuru rikora nk'imiryango itagamiye kuri leta cyangwa se societe civile, ni ya miryango ifasha leta igafasha n'abaturage gukora ubuvugizi kuri ibya bibazo bimwe na bimwe bibangamiye abaturage. Ikindi kintu rero ukwiye kumenya nuko itangazamakuru rigomba kugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa, kandi ngira ngo mu Rwanda birakorwa, ibi byose ndi kuvuga mu Rwanda birakorwa. Abanyamakuru bagerageza gukora uko bashoboye kugira ngo himakazwe ihame ry'imiyoborere myiza, nubwo hamwe harimo bamwe bayobozi batabyumva. Ngira ngo ku kiganiro twakoze ejo cyavuga ko bamwe mu bayobozi bavuga good governance ku munwa, bavuga imiyoborere myiza ku munwa batanabizi. Ntibamenya ko igihe uzahohotera wa muturage, igihe utazaba umuhaye serivisi nziza, ntabwo uzaba wubahirije iyi good governance. Igihe uzanga gutanga amakuru ku bikorerwa abaturage cyangwa se ku mikorere yawe no ku byo ushinzwe, ntabwo uzaba wubahirije imiyoborere myiza. Kuvuga ko dufite imiyoborere myiza turayifite nibyo, ariko se wowe uruhare rwawe n'uruhe muyobozi? Umuturage nawe ntabwo uruhare rwawe ruzagerwaho, cyangwa ntabwo igihugu kizageraho kigera kuri iri hame ngo ryubahirizwe 100% udafite uruhare. Ndibutse ko mu bikorwa byose bibaho ku isi nta gishobora gukorwa itangazamakuru ridafitemo uruhare. Tugiye nko mu rugero rwa education, ugiye no muri izi ntego z'ikinyagihumbi, muri izi ntego itangazamakuru rifitemo uruhare runini cyane, rifitemo umwanya munini cyane mu bikorwa biteganyijwe gukorwa cyangwa n'ibigomba gukorwa, kuko niryo rizafasha gukora ubukangurambaga. Nyine nicyo kintu twavuga bwa burenganzira bwa muntu. Itangazamakuru n'imiyoborere myiza ni ibintu bidashobora gusigana, kandi ibintu byinshi bishingiye ku miyoborere. Igihe imiyoborere ari myiza n'ibindi byose biba myiza. Hano bakavuga ngo icyakora ngo inzitizi zo ni nyinshi cyane zikunze guhura, ngo abanyamakuru bakunze guhura n'inzitizi nyinshi cyane bakora iperereza ku manza zihohoterwa. Nuvuga ngo abanyamakuru ubundi habaho icyo bita inkuru zicukumbuye. Inkuru zicukumbuye ni inkuru ahanini inkuru ziperereza, inkuru ziba zirimo kumenya, kugira ibimenyetso bitandukanye, kugira ibimenyetso byinshi, aho uzashanga ya nkuru umunyamakuru ashobora kwikora n'umwaka cyangwa akayikora n'ukwezi cyangwa se amezi 3 ashaka ikintu cyagituma abaturage batagera ku ntego. Niki gituma izi manza zitarangira? Niki gituma habayeho guhotera umuturage? Niki gituma hariho umuyobozi urya ibya rubanda ntabashe kubiryozwa? Nizo za nkuru ubona zicukumbuye, inkuru ziperereza. Wenda ushaka kutabisoma ngo ubyumve ko ari byo, ariko hari inkuru ziba zasabye ibintu byinshi. Abanyamakuru ni inshingano zabo mu kuzikora mu rwego rwo kwimakaza iyi miyoborere myiza. Nubangamira umunyamakuru w'imwiperereza mu nkuru yiwe, ukamubangamira umubuza gukora iyi nkuru, uzaba wishe ihame ry'imiyoborere myiza. Ntabwo uzaba wujuje icyo bita good governance. Good governance nuvuga ngo muri bintu by'uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru bafite uburenganzira, bafite n'inshingano byo gukora inkuru zicukumbuye, inkuru ziperereza mu rwego bashakira iki, bashakira societe ibyiza, bashakira igihugu ibyiza, kuko abanyamakuru ni bamwe mu nkingi za mwamba mu kubaka igihugu no kubaka imiyoborere myiza. Kuko abanyamakuru bafite n'uburenganzira bwo kujya ku mipaka muri wo gushaka amakuru. Nubwo habaho inzitizi nyinshi, abanyamakuru nibo bagomba guharanira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibi rero bigomba gufatwa nk'iby'ingenzi kuko ari uburenganzira butuma bishoboka gutera imbere no kurengera ubundi burenganzira bwa muntu. Uvuga ngo uburenganzira bwa muntu, itangazamakuru rifite uruhare mu kuba ryabasha guharanira uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bw'abaturage, uburenganzira bw'abanyarwanda, igihe habayeho
ko hari abantu babarenganya. Igihe uzarenganya umuturage cyangwa igihe uzarenganya umunyarwanda utamuha serivisi nziza, uzumve ko ikintu kijyanye na good governance cyangwa se ikintu kijyanye n'imiyoborere myiza utigeze ucyubahiriza, kuko uburenganzira bwa muntu ni imwe mu nkingi zubatse good governance. Kuko umunyamakuru nawe afite uruhare mu guha wa muturage cyangwa gufasha umuturage kwimakaza, gutanga ibitekerezo, gutanga urubuga mu guharanira ubwo burenganzira. Kandi guharanira uburenganzira nk'uko nabivuze mbere dutangira, bizahera kuri njyewe. Ntuzumve ko njye nzajya uburenganzira, sinzumva ko nzajya uburenganzira njye nyine, ahubwo uburenganzira njye nzabwiha mbuhe n'abandi. So bivuze ngo amahoro yawe niyo yanjye. Rero umuntu ubangamira itangazamakuru cyangwa se umuntu udaha urubuga itangazamakuru, umuntu udatanga umwanya w'itangazamakuru, ababangamiye imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza igenda n'itangazamakuru. Nk'uko nabitangiyeje mu kiganiro, twatangije ikiganiro kizanakomeza, itangazamakuru mu miyoborere myiza. Nta tangazamakuru nta miyoborere myiza yaboneka. Nudatanga amakuru, nubangamira itangazamakuru mu mikorere yaryo, uzaba ubangamiye uburenganzira bwa muntu, uzaba ubangamiye kwa gukorera hamwe, kwa gushyira. Kuko ejo twarebye gukorera hamwe, participation. Nuvuga ngo abantu bagomba gushyira hamwe bagakorera hamwe. Tureba uyu munsi turebye kuri human rights, uburenganzira bwa muntu. Ejo tuzakomeza n'izindi ngingo zindi zivuga ko ku itangazamakuru, uruhare rw'itangazamakuru mu miyoborere myiza. Nta tangazamakuru rero nta miyoborere myiza. Kandi umuyobozi uvuga imiyoborere gusa ku munwa amenye ngo guharanira uburenganzira bwa muntu burimo ubutabera, burimo kwirinda guhohotera abaturage, kwirinda guhohotera abantu, gutanga amakuru, kwirinda kuzana inzitizi zimwe na zimwe zituma abaturage batabasha kubona serivisi zabo. Umenye ko uri kwica imiyoborere myiza, umenye ko utari mu nzira y'imiyoborere myiza. Reka nsoze rero na hejo ikiganiro cyari itangazamakuru n'imiyoborere myiza, cyangwa se uruhare rw'itangazamakuru mu miyoborere myiza. Nta tangazamakuru nta miyoborere myiza yagerwaho. Nta makuru nta miyoborere myiza. Amakuru nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo abaturage babashe kumenya byinshi byisanzuye. Nk'uko mubizi rero na leta y'u Rwanda ikunda kuvuga ko itangazamakuru ari umufatanyabikorwa wa mbere ufasha kuba intego twiyemeje cyangwa se nk'igihugu cyiyemeje kuba zagerwaho uko bikwiye. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga.